amazina y'inka ari mu buvanganzo bwimakaza umuco w'abanyarwanda cyane cyane mu kugaragaza uko babagaho nuko bafataga ubutunzi bwabo. Mu Rwanda rwa kera inka yari ifite agaciro gakomeye. Inka niyo yarangaga ubukire, niyo yari ifaranga ry'icyo gihe. Inka niyo yari ipfundo ry'ubuhake, intwari yo ku rugamba yagororerwaga inka. Inka yungaga inshuti, uwahemukiye undi mu bintu bikomeye yicaga ikiru cy'inka. Inka bayikwaga umugeni, umwana iyo yahambaga se cyangwa sekuru yahabwaga inka inkuracyobo. Gira inka gira amashyo. Inka koko, iyi ni inkuru, ariko ni inkuru n'abariwe gusa none irimo urukundo rw'umwihariko rw'umusore wakunze inka mu Bigogwe. Aha ni isi nshya, ni iwabo w'ibidukikije, ni ibere rya Bigogwe. Burya abanyarwanda baricaye baca umugani ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze, kandi ngo utajya ibwami abeshywa byinshi. Mu gitondo cya tariki ya 16 ukwezi kwa 4 umwaka wa 2023 mu mvura nyinshi mu bihu byinshi twarazamutse dufata urugendo twerekeza mu Bigogwe ngo tujye kureba urw'umutesi Pamela wimanye inka bisanika bya Ngabo wo mu Bigogwe. Ubwo twinjiraga mu mujyi wa Musanze imvura yari imaze kugenza gake, maze twakirwa n'ibirunga mu misozi myiza yitatse amajyaruguru y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Ni umujyi ukeye, utoshye kandi utekanye. Ubu turenze jenda dusesekaye mu Bigogwe. Aha dusanganiwe n'imisozi myiza mu bwatsi bwiza, gusa akavura nako karongeye karatonyanga, maze hatwereka ko twageze muri Nyabihu. Ibihu nabyo biratwakira koko. Iyo ugeze mu Bigogwe wakirirwa ahantu hateguye neza kinyarwanda: inkoko, urusyo, ingasire, uruhimbi ndetse n'ibindi byinshi. Mbese uba uhawe ikaze. Aha uhita ufata umuhanda werekeza mu nzuri mu Bikuyu, aho unyura mu muhanda mwiza ukikijwe n'imisozi myiza werekera mu isi nshya y'ibere rya Bigogwe. Ruba ari urugendo rwuje ibitwenge. Ibyatangiye ari inzozi za Ngabo Karegeya ubu zisa n'izabaye impamo ku rugendo rwe rwo gukundisha abantu Bigogwe kuva ku bamubonaga ku mbuga nkoranyambaga. Nabonye umunsi umwe twari muri trip yo ku ishuri, baratwereka turi bagenda, turi kugenda turabona ibere rya Bigogwe. Nyine numva izina mpita ndifata gutya nyine. Iyo bavuze Ngabo umuntu yumva umushumba. Umushumba ariko uragirira mu Bigogwe kandi wabigize umwuga. Abantu iyo basuye bahita batangira gutambagira inzuri aho bagenda ku murongo, ari nako bitegeye ubwo bwiza bw'iyo misozi ndetse n'ikibaya kiri hagati yayo mu bwatsi bwiza butoshye. Utemereza urwuri rwuje imbyeyi, imfizi n'imitavo itangaje. Iyo ukomeje gusura ibyiza nyaburanga byaho uhita wakirizwa amata. Iyo ukigera mu ifamu mo hagati ukagaburirwa kinyarwanda, ibyokeje n'ibitetse, urazimanirwa bigatinda kandi bitangaje. Ugakina imikino inyuranye gakondo, harimo gusimbuka urukiramende, abasore bakanyobanwa. Aha biratinda, mukaragira, inyana zigasubirizwa, mugakama, mukanywa amata, mugashora, ubundi rero mugatarama, agati kagaturika akandi kakamera. Abenshi iyo bahasuye bahakura ibyishimo kuko banyurwa n'ibihe byiza baba bahagiriye. Uwahabonye ku mbuga nkoranyambaga iyo uhageze utangazwa n'ubwiza bwaho, urukundo rw'abahasura rukaba akarusho. Nakundaga gukoresha urubuga rwa Twitter, nza guhura n'izina ibere rya Bigogwe, bibanza kunangaza ukuntu umuntu yakita izina ibere rya Bigogwe. Njya kuri account yiwe mbona ibikorwa akora, bintera amatsiko cyane, ndavuga ni uyu mwaka ntabwo ugomba kurangira ntagezeyo. Ikintu ntunguye hano cyane ni ubukonje. Harakonje cyane, ariko n'amafamu nyine no kubona inka n'imisozi nyine kuna imeze kuna myinshi. Hashize imyaka 3 ndimenye kuri social media, cyane cyane ukuntu akina n'inka, kubona umuntu w'umusore akina n'inka, ariko by'umwihariko ukuntu yambitse ikanzu amaze kugraduatinga. Come and chill a big blow. Come. Okay. Nabonye imisozi itangaje. Definitely ntabwo wamenya ko nyine ari mu Rwanda nzi. Sinabonaga nije handi hantu ntazi nanjye. Mu myaka 10 ishize nsigaye mbona abaturage bo mu Bigogwe bari kugenda babaho imibereho, navuga ngo mu Cyongereza bavuga standard of living yabo iri kuzamuka
kubera bamaze guhindura imyumvire. Ikintu cya mbere ni ukumenya ko hano hantu hari urukundo, ikindi kandi yahura n'inka. Mushishikarije guhura n'inka bita Pamela kabisa. Ni imisozi icyishimo cya mbere nabonye nyine, noneho n'abantu bari hano nyine ukuntu bari enthusiastic nyine, bari friendly, nyine n'imikino byose. Ikindi n'inka zisa neza cyane, inka zano zirabyibushye, amata yazo aryoshye cyane. Ni nanjye maze kugenda nkajya mbona ahandi habera ubukerarugendo, natekereza ko iwacu twebwe nta kintu gisurwa kibayo. Natekereza ko iyo abantu bambona actually icyamotive kurusha icyanteye imbaraga kurusha ibindi ni ukuvuga kubona iwacu ngenda nahava umuntu mbonye akambonamo iyindi sura. Mbere yuko tubanza gutekereza kujya gutravelinga ahandi, wenda twajya dutravelinga hano mu Rwanda ubwaho nyine, kuko dufite igihugu cyiza cyane. Nabifuriza ko hano hantu mwazahagera, ni ahantu heza, ni ahantu hari urukundo. Bakwiye kuzajya bareka abana nyine bagatembera, ko nanjye niho bwa mbere tembereye. Nkanjye sinaherukaga gukama, nakamye inka numva ndishimye. Ikindi ni amata nanyweye, ni amata y'umwimerere ya hano mu Bigogwe. Ikindi cya gatatu ni ugusabana k'urubyiruko n'ababyeyi bari hano twahahuriye, bikagaragaza yuko abantu b'Abanyarwanda nabo baba bakeneye kuva mu mijyi bakaza kureba ibikorwa bya Ngabo, ibikorwa bikorerwa hano mu Bigogwe, ndetse bakanasura n'aha hantu kuko ubwaho na nyaburanga. Icyo cyatumye nza kubereka ngo hari iyindi Bigogwe mutazi batajya babereka, ibinyamakuru bitajya bibereka. Ababyeyi bakagombye kujya batembereza abana bakamenya n'uyu muco wa Kinyarwanda. Ni mwiza, ni kubimenya ni byiza, ariko bituma n'abana bava mu mijyi. Abana i Kigali barasohokeye ahantu henshi hatandukanye cyangwa no mu yindi mijyi, ariko iyo uje hano ubona umwimerere w'ahantu utaruzi. Bikagaragara rero yuko u Rwanda rufite ibyiza byinshi ababyeyi bashobora gutembereza, ndetse by'umwihariko muri kano gace ka Bigogwe muri Gishwati ni ahantu heza cyane abantu bashobora gutemberera. Ku wa mbere tariki ya 30 ukwezi kwa mbere umwaka 2023, inama y'abaminisitiri yari iyobowe na Perezida Paul Kagame. Umwe mu byemezo byafatiwemo harimo ko guverinoma y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo guha ubutaka ubu buri mu mutungo bwite wa leta ikigo Ibere rya Bigogwe Tourism Company. Yari inkuru nziza ku rubyiruko, yari inkuru nziza by'umwihariko kuri Ngabo Kuragira wihebeye ubukerarugendo. Yari asanzwe yakirira abasura ibikorwa bye mu rwuri rw'ababyeyi be. Byatangiye ari ukwirwanaho. Nyine byari ibintu mu by'ukuri amarangamutima yanjye nananiwe kubyakira, nanjye numva ntabwo byumvikana. Ndavuga wabo ibi nibyo bavuga nyine ni leta y'abaturage. Kuragira yaratekereje, aragerageza, ndetse agera n'ubwo guverinoma y'u Rwanda imumenya. Amazina yawe yitwa Umutesi, natwe twahise Umutesi kubera ukuntu iteta abantu baba babyumva. So Pamela bashyitsi bo baraje baravuga ngo disi ukimeze nka Pamela. Sinzi uwo Pamela ngo nuwuhe, ariko ashobora kuba hari Pamela mu Rwanda, ashobora kuba kuri social media teta cyangwa wenda ari umustar simbizi, ariko nibo bahise Pamela. Noneho mbipostinze abantu bose wow, n'utu video twari gukina n'abashyitsi, abantu bose babona bararyishimiye, ubundi ribapupira gutyo kuri Twitter cyane cyane abantu bo barayizi. Nk'uko uri kubireba ntabwo itinya abantu, nta yindi nka sinzi no mu Rwanda niba hari inka ihari ushobora gukanga uko wishakiye nka gutya haguma. Ibintu byinshi duteganyiriza abashyitsi bacu harimo nka campsite nziza, harimo kubirondora biragoranye, ariko turashaka gufata hano hantu ntujye uhasanga ritere gutya gusa, harimo n'ibikorwa, harimo aho kwakirira abantu. My message for the youth is to try to travel everywhere, to be in Rwanda, to love their country and actually like learn about our culture and everything, because it's the only thing you'll ever get. Ababyeyi bakagombye kujya batembereza abana bakamenya n'uyu muco wa Kinyarwanda. Ni mwiza, ni kubimenya ni byiza, ariko bituma n'abana bava mu mijyi. This place is amazing. The milk is immaculate. It's very amazing here, and I think you should keep up the good work. It's very good here, and I'm definitely coming back here. Mbega umunsi uryoshye, mbega umunsi wuje ikiringo, mbega umunsi wuje ubwiza bw'u Rwanda, mbega umunsi wo kuruhuka. Ngukumbuje mu Bigogwe, uzahagere uzagaruka nawe hirahira. Visit Bigogwe mu ijwi ry'umushumba mukuru Amata Bahame.